Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ata tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ukeneye. Kode zirahari, kwezi kwa kane, kwa gatanu no kwa gatandatu tugufatire kode. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B, muvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C, muvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. D, aho ibinyabiziga bihagarara imbere mu birometero 30. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo ukibonye uhita wongeza umuvuduko, umuto uragenderaho akaba ari uwo nguwo uraba uri mu birango. Muri make hano utwariye muri kilometero 25 mu isaha bakwandikira, ariko utwariye muri kilometero 50 mu isaha nta kintu bagutwara, kubera ko bari kubwira ngo umuvuduko muto uri buze kugenderaho abe ari uwo nguwo uri mu birango. Niyo mpamvu hano duhisemo C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, tari wahisemo. Ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa, romoro kiziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kikura ritagaragara, iyo romoro kigaragazwa ku buryo bukurikira. Romoro kiri gukururwa ariko igakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ibigomba kugaragazwa gute? A, itara ryera riri kuri romoro kinyuma. B, itara ry'umuhondo riri kuri romoro kinyuma. C, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Romoro kiri gukururwa ariko igakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Hari ukuntu ibigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse inyuma baze kumenya ko ihari, baze kumenya ko ibabera imbogamizi. Rero bashyiraho itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije bakarishyira kuri iyo romoro inyuma. Ndizera ko mode, ndizera ko ramukandika ku papuro. Tari wahisemo, ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode aho waba uri mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigishe ujye mu kizamini ukorere rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo
amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka iteka, aba yazimwa ryari? Ayo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Mbere y'ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba. Amatara maremare mu gihe kuri C bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba wazimya amatara maremare iyo umuhanda umurikiwe wose kandi ubuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Birumvikana haba hakiri ku manywa. Niyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera kuri metero 100 keretse iyo umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Mujya mubibona umuyobozi w'ikinyabiziga yaguturuka inyuma ashaka nko kudepasa kandi gucana amatara maremare ayatsa yazimya ayatsa yazimya. Niyo mpamvu duhisemo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko icyamaka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya kane kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona amatara ndangaburumbarare mu ntera yihe? A metero 50 nibura, B metero 100, C metero 150, D metero 200 nibura. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare nijoro igihe ijuru rikeye biba bishatse kuvuga ngo birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko nta gicu kibudize kiri mu kirere. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Rero ni mu ntera ingana na metero 200 nibura. Ndizera ko ramstamo D, ndizera ko waramuskandika wa papuro. Utugaruro muri two ni muri metero 150. Amatara yo kubisikara yo ni muri metero 40. Ibyo byose mba mbivuze hakiri kare kubera ko nzi ko hari ibibazo babazaho kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru tubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uretse kubyerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaza inkombe mimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Kiba kigenewe iki? A guhagararwamo umwanya muto gusa, B guhagararwamo umwanya munini gusa, C guhagararwamo umwanya muto n'umunini, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Kino gice bari kuvuga kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaza inkombe bimbano zawo ni parikingi. Mubona ko iriya mirongo ubundi yerekana ahantu umuhanda ugarukiye niyo bita imirongo igaragaza inkombe bimbano z'umuhanda. No kiriya gice kiba gifatanye naho mubona ko bari parikingi. Imodoka ziba zishobora kuhagarara umwanya muto cyangwa munini. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ndizera ko icyo gice umenye icyari cyo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahegereye umuhanda unyerera, B imbere ipine ryapfumutse, C ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, D imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cyukuri nta kindi ni se, ahegera icyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Hari igihe ugera mu gace runaka hakaba hari ibyago bitandukanye byinshi, bakabona batarashyiraho ibyapa bitanu bitondekanye, ahubwo hano bagashyiraho kino kimwe kikubwira ngo ugiye kugera ahantu hegera icyago kidasobanuye ukundi, menya ko ugomba kwitonda. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, akenshi bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Ndakeka ko uramutse se, ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri: A mu mezi 2, B mu kwezi kumwe, C mu minsi 15, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turahisemo D, ndizera ko nikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora, kubera ko bikorwa mu minsi 8. Hano hari iminsi 8 ubonyemo, oya niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona bavuze ngo mu minsi 8 uhita ugihitamo, nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Ndakeka ko uramutse D, ndizera ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa, rivuga uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Kugira ngo berekane ahantu habi cyane bashyiraho ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa kugira ngo bakubwiye ko ugomba guca aho hantu urushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso bashyizeho gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? A ntacyo gihindura. B abo rireba nibo batambuka mbere. C abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Uretse kukubwira ko ugomba guca aho hantu urushijeho kwitonda, ntacyo gihindura ku maferuje, ntacyo gihindura ku byapa byo gutambuka mbere. Niyo mpamvu duhisemo A, ntacyo gihindura. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Turabahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe binyabiziga: A metero 2 na santimetero 10, B metero 2 na santimetero 50, C metero 3, D metero 2. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Ese waramutamo A metero 2 na santimetero 10? Ese waramutse kuyandika ku gapapuro? Turabahisemo, ndizera ko nikiyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagaruramuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibe bipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50, D metero 1 na santimetero 55. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni B santimetero 40 kuva ku butaka kugera ku itara rya mbere ry'ikinyabiziga, byibura haba hagomba kuba harimo santimetero 40, ntujye munsi ya santimetero 40 kuva ku butaka ugera ku itara rya mbere. Ariko ikinyabiziga kidapakiye, kubera ko gipakiye gishobora gutsindagira bigatuma ibipimo bihinduka. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, ufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online turakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tubigishe, mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibi bintu tukunda kwibona, tukabona umuyobozi w'ikinyabiziga, umuyobozi w'ipikipiki yayivuyemo ari kuyisunika. Ugomba kumufata nk'iki? A umunyamaguru, B umuyobozi w'ikinyabiziga, C umugenzi, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. A umunyamaguru na B umuyobozi w'ikinyabiziga bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano murabona igisozo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni B umuyobozi w'ikinyabiziga. Nubwo ipikipiki ye yamupfiriyeho, uba ugomba gukomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese waramusitamo B? Ese waramusikandika ku gapapuro? Tari wahisemo, ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa ameza atya nari bakoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ukeneye kuyibona subira wirebe. Ukeneye ko nyiguha kuri WhatsApp, nyandikira kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye, nyiguhe mu gihe kitarenze iminota 2 kugira ngo nugerwaho. Ibibazo byerekeye ku mashusho byere kujya bikugora ko bakunda kubibaza, bajya mu kizamini ugasangamo amashusho 5. Rero kugira ujye tubikora reba ira video. Kibazo cya 12 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wayo akaguha ikimenyetso cyo kumutambukaho iburyo kandi ugana ibumoso, wakora iki? Twari inyuma ya romoroki cyangwa rukururana, umuyobozi wayo agwaye ikimenyetso cy'uko wamudepasa uciye mu ruhande rw'iburyo kandi wowe uri kugana ibumoso, uba wakora iki umuyobozi w'ikinyabiziga? A kugabanya umuvuduko ukareka akagenda, B gukomeza iburyo bwawe, C kumunyuraho iburyo bwe, D kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni A kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. Ugabanya umuvuduko ukareka akagenda kuko ari kubwira ngo nyuraho uciye iburyo, ubwo kandi iburyo ari kukohereza muri za ruhurura kubera ko iburyo ntago ariho banyuraniraho, uca mu ruhande rw'ibumoso. Rero ugabanya umuvuduko akareka akagenda, agakomeza urugendo rwe, wagera ahantu byagushobokera ko wamunyuraho ukabona kumunyuraho. Ndizera ko waramusitamo A, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Ugeze hafi ya zebra cross ukasanga abanyamaguru bategereje kwambuka, uba wakora iki? A kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere, B kugabanya umuvuduko witegura guhagarara, C koresha amatara abamenyesha kwambuka, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cyukuri nta kindi ni B kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ugabanya umuvuduko ukitegura guhagarara kugira ngo ubwo umunyamaguru wa mbere araba yinjiye mu muhanda uhagarare ku buryo bukoroheye butaguteza ibyago. Ndizera ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kenshi uri kwirinda ibyago
cyago uba ugomba kugabanya umuvuduko. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Muri make ntiwemerewe kuhahagarara hehe? Ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, ariko nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura. B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. C, ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bisikana butagifite metero 12. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Haza cyukuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya muto cyangwa munini. Kubera iki? Kubera ko ubundi hano hantu bari kuvuga aba ari parikingi. Nk'iyo uri kugenda mu muhanda ugakenera guhagarara akanya gato cyangwa kanini, uparika kuri iriya parikingi n'ubundi biri mu cyerekezo urimo. Rero uba ubujijwe guhita wambukiranya umuhanda ujye guparika muri parikingi iteganye n'ahantu bahagarara umwanya muto cyangwa munini. Ujye guparika ibumoso, uri kugendera iburyo uba ugomba guparika kuri iriya parikingi ibiri iburyo. Ubujijwe kwambukiranya umuhanda ujye guparika ikinyabiziga cyawe ibumoso, biba bibujijwe. Rero ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika wa papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana icyo uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Uhuye n'ingorane, imodoka igupfiriyeho, twaye imodoka igupfiraho. Mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ni ngo ugenderwamo mu byerekezo bibiri, abaza bagusanga nawe abo ugenda usanga. Ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, ufite kino cyapa cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A, metero 5, B, metero 25, C, metero 45, D, metero 100. Ese wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haza cyukuri nta kindi ni B, muri metero 25. Kino cyapa kubera ko utaterura imodoka mu muhanda nk'igupfireho uri mu muhanda, ugishyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze, kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga bamenye ko mu muhanda ari icyago, bamenye ko bagomba kwitonda. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utarabahisemo ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo amatara ndanga mbere n'aya ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Biba bigomba gusimburwa n'abayahe matara? A, amatara magufi, B, amatara ndangaburumbarare, C, amatara yo guhagarara umwanya munini, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. Bari banabivuze ngo iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini, birumvikana n'ubundi biba bigomba kugaragazwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tarabahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini cy'icyapa urabona gifite ishusho, ese ni mpande eshatu
ese ni mpande enye cyangwa ni uruziga? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, utubuye dutaruka mu muhanda. B, umuhanda urimo amazi. C, umuhanda unyerera. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, utubuye dutaruka mu muhanda, na B, umuhanda urimo amazi, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, utubuye dutaruka mu muhanda. Urabona ko ipine ry'imodoka ryakandagiye utubuye turataruka, kikaba kigaragaza utubuye dutaruka mu muhanda. Ugiye kugera ku gice cy'inzira nyabagendwa kirimo utubuye dushobora gutaruka. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Kugira ngo ugere muri icyo gice uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera kuri icyo gice cy'umuhanda kirimo utubuye dutaruka. Kino cyapa ntabwo kiba gishinze neza aho hantu hari utubuye dutaruka, ahubwo kubera ko ari ibyapa biburira bagomba kubikuburira hakiri kare kugira ngo uhagere urushijeho kwitonda bitaguteza ibyago. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda ujya iburyo ugaruka ibumoso. A, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2. B, ni bibi igihe cyose. C, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2 gusa se? Hoya, ni bibi igihe cyose. Ikinyabiziga cyari cyo cyose waba utwaye kugenda uri kuzungazunga mu muhanda bari bibi. Ujya iburyo ugaruka ibumoso, ujya iburyo ugaruka ibumoso, byaguteza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kuri ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Niba uzungazunze uva iburyo witugana ibumoso, umuyobozi w'ikinyabiziga yatangiye kukunyuraho, uramusanga ibumoso umugongereyo, bimateza ibyago. Ibyo byago kandi haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda mukirinda kuzungazunga mu muhanda. Ndizera ko waramutamo rero B, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefone ko ari wowe wayiguriye ntugomba kuyikoresha ryari? A, hari ibimenyetso bimurika. Biriya bimenyetso bimurika biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga kigenda gifite moteri uba ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, ntuzabigireho ikibazo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cyanyacyo na B ikaba ari iso cyanyacyo, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kukubwira ngo ntiwemerewe gukoresha telefone ngendanwa ahari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feruje ntukoreshe telefoni, ariko waba ukimara kuhayita ukagenda uri kuri WhatsApp. Hoya, igihe utwaye ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ugenda uri gukoresha telefoni, ariko n'ubu utwaye kuri kilometero 80 mu isaha ugenda uri gukoresha telefoni. Hoya, rero nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahubwo ntabwo uba wemerewe gukoresha telefoni igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko ari wo wose n'aho ariho hose waba ugeze. Ntabwo uba wemerewe gukoresha telefoni utwaye imodoka. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramuskandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tutatuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Rero tugikora nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya, kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye tukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe gusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Kibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe. Bibujijwe gusa ryari? Igihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye. Be muhanda ushushanyijemo umurongo
wera udacagaguye. Se ikinyabiziga gitwaye ku musozi unyerera, de nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye uba ubujijwe kunyuranaho. Murabizi no mirongo irombeje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye, uba uvuga ko umuyobozi abujijwe kuwurenga, kubera ko impamvu ayishyiramo ariko kugira ngo uragendera mu ruhande rw'iburyo, ibumoso haragenderwamo n'ibinyabiziga biza bigusanga. Ariko iyo udacagaguye uba ubujijwe kuwurenga, buri gihe uba ubujijwe kuwurenga. Ariko iyo ucagaguye uba ubujijwe kuwurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Bikaba ngombwa ryari? Mu gihe ushaka kunyuranaho, gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Rero iyo udacagaguyeho uba ubujijwe kuwurenga iteka. Niyo mpamvu duhisemo B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda mbashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode mbwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, umbwira ubwoko bwa kode ukeneye, yaba iyo ku ruhushya rwa burundu kuri kategori, yaba ku ruhushya rw'agateganyo kuri provisoire, ngufatire kode nziza nanagufashe gutegura ikizamini neza nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa uboneka amasaha agoranye kuboneka mu ishuri, cyangwa se uri hafi ufite nk'akazi katakuna guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online kazakora rimwe ugahita utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko twigana turi kumwe, turaza tukakwigisha mu minsi mike ukagenda mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.